Muraho neza, murakaza neza kuri The Youth TV. Ni Shemsa, the CEO, your girl. Uyu munsi rero nizere ko umuntu ahari hose ameze neza. Abantu bari mu rugo muri stay home, mwihangane mukomeze mukarabe intoki n'amazi meza n'isabune, kandi ntimujye mugenda mujya ahantu atari ngombwa, mukora ingendo zitari ngombwa. Niba ufite naho ugiye guhaha cyangwa se gukora ikindi kintu cyihutirwa, gerageza ugende wambaye agapfukamunwa neza. Nugira umuntu muhura ibintu byo gusuhuzanya rwose mujye mwihangana, ushire intera ya metero hagati yawe n'undi muntu, kuko mw'abanyarwanda mw'abanyarwandakazi mwe ibintu birakomeye. Muri kubona ko birimo kugenda byiyongera. Urumva tugomba gushiramo imbaraga, ntabari wowe cyangwa se njyewe wanduza mugenzi wanjye. Tugerageze turwane iki cyorezo kandi tuzagitsinda harimo no gusenga. Hanyuma rero nkuko bisanzwe kuri The Youth TV murabizi turabakunda, tubazana ibintu byiza. Uyu munsi noneho byabaye byiza kurushaho kuko twaje kubaka cyangwa se gukomeza ingo z'abantu kugira ngo tugabanye amadivorce cyangwa se gatanya hagati y'abantu n'imiryango ibana cyangwa se n'abateganya gushinga ingo cyangwa kubana. Tuje kubafasha kugira ngo batazahura n'ibyo bibazo usange bahuye n'ayo madivorce cyangwa se gatanya mu rurimi rw'iwacu. Hanyuma rero guys, kuntu bimeze, abantu batana cyangwa se abantu bahana divorce mu ndimi z'amahanga, burya ikintu kimwe nicyo kibitera, cyangwa se ikintu kimwe nicyo kibumbiyemo izo gatanya zose cyangwa izo divorce zose, ari cyo The Youth TV yaje kubaganirizaho kugira ngo icyo kintu tugende tukigabanya. Cyangwa se umuntu uzumva iki kiganiro ndizeye neza ko azagenda akisangiza n'abandi kandi nawe kikamufasha, kuko ni ikintu gikomeye tugiye kubaganirizaho gituma izo divorce cyangwa se izo gatanya zihabwa hagati y'abashakanye. Icyitonderwa ntabwo iki kiganiro cyo ari cy'abashakanye gusa, kuko hari n'abandi bantu bateganya kurushinga. Guys, ikintu mwihaye ngo ntimuteze kubukora icyo kintu muzakireke, kuko nyine kugira ngo umuntu abe yuzuye nuko abona undi babana bagashakana bagakora umuryango. Ibyo bintu byo kutazabukora rwose ibyo bintu no guca umuryango nyarwanda kandi ntabwo ari byiza. Guys, muzabukore, ni ibintu byiza. Nanjye ntago ndabukora, ariko ntago ndi muri bandi bavuga ko batazabukora. Hanyuma tugarutse ku kintu, icyo kintu twabazaniye ni ikintu kimwe kibumbiyemo ibintu bitatu bituma habaho gatanya cyangwa divorce mu ndimi z'amahanga. Icyo kintu ni ibanga. Mw'abantu mw'abashakanye ndetse n'abateganya kurushinga, ibanga ni ikintu gikomeye mukwiye kwitaho. Ibanga ryagusenyera, kuko niba uteganya kubana n'umuntu, uteganya gushakana n'umuntu, burya iyo ushakanye n'umuntu, uwo muntu bamugiye kubana ubuzima bwawe bwose. Rero ikintu cyo kumuhisha ibanga ni ikintu gikomeye kuko cyagusenyera. Nkuko ngiye kubibabwira inyuma, uraza ukurikirana neza, uraza kureba uburyo ki ibanga ryagusenyera, kuko ibanga ni ikintu gikomeye ku bashakanye, ku bateganya kurushinga. Bisaba ngo ugerageze, utekereze, wumve ibintu byangombwa. Ibanga, ikintu uzi ko ari ibanga, ahazaza cyazagusenyera, ugerageze uzakibwira uwo muntu muteganya kurushinga cyangwa se uwo muntu murimo kubana ubu, uwo muntu muri kubana ubu ukaba uzi neza ko hari ikintu wamuhishe. Guys, babyeyi mugerageze, bagabo bagore, icyo kintu gisenya urugo cyane. Ibanga rero ndi bubabwire hakubiyemo ibintu bitatu. Muri ibyo bintu bitatu harimo kuba warababajwe mu rukundo. Warababajwe mu rukundo ute? Turabizi abanyarwanda, abantu ku isi muri rusange, twese akenshi ntago first love cyangwa se urukundo rwa mbere ari we mujya mubana. Akenshi ni bake cyane bajya bakundana n'umuntu, uwo muntu mukundanye bwa mbere ngo abe ari we mubana. Rero bishobora kubaho koko ukaba wababazwa mu rukundo. Rero mw'abantu niba ufitanye gahunda n'umuntu kubana, cyangwa se uwo muntu mukaba mubana utaramubwira ibanga ry'uko wababajwe mu rukundo, amenye uko agutwara, amenye uko yavura ibyo bikomere ufite muri urwo rukundo wagize, nyine bakaba bakubabaza. Gerageza, kuko nutabimubwira bishobora kugusenyera, niyo divorce ikaba yabaho cyangwa se gatanya mu rurimi rwacu.
urugero nyine naguha, hari ukuntu waba warakundanye n'umuntu, uwo muntu mugakundana cyane, bikabaho ko kubabaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bibaho ukaba wakundanaga n'umuntu ukumva ukumva ngo afite ubukwe, cyangwa se niyo utakumva ngo afite ubukwe ariko agakundana n'undi muntu kandi we wamukundaga, cyangwa se mugatana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni byinshi ni mu buryo bwinshi umuntu yakubabaza mu rukundo. Hari abasore n'inkumi bakundana akaba yamutera nk'inda akamwanga, cyangwa se umusore akakunda umukobwa bakamutwara. Ni mu buryo bwinshi. Hanyuma rero icyo nakubwira, niba ufite iryo banga, bwira uwo mubana, bwira uwo mwashakanye cyangwa ubwira uwo mukundana, umubwire uko byagenze, umubwire ukuntu bimeze, amenye uko yagutwara. Kuko icyo kintu ni ikintu gitera ikibazo mu mutwe, ugasanga ufite ibikomere, ntago wabwiye uwo muntu muri kubana cyangwa murimo gukundana, akaba nyine atamenya uko gutwara, akaba yagira ikintu yavuga kikakubabaza, icyo yakora kikakura mu nkovu, kibuka wa undi wakubabaje, ugasanga muratandukanye niba mwakundanaga cyangwa se niba mwabanaga, bikaba biragukomerekeje, bikaba ngombwa ko muhana ya divorce cyangwa yagatanya, kubera ko ntago wigeze umubwira ryabanga. Ikintu cya gatatu, wagira ibanga kikaba cyakugiraho ingaruka zo kuba watandukana n'umuntu mumaze igihe gito cyangwa kinini mwarashakanye, ni ihungabana. Ko warigeze kugira ihungabana bitewe n'ikintu runaka, warangiza ukabigira ibanga. Icyo kintu nacyo cyatuma habaho divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye. Guys, iki ni ikintu nacyo gikomeye. Ushobora kumva ko wenda we bagize iryo hungabana birarangira, ariko bijya biragaruka cyane, kandi byatuma habaho gutandukana kw'abashakanye. Ubwo rero ikintu nababwira, niba uzi ko ugeze kugira ihungabana runaka, ihungabana riri ukwinshi, hari ikintu wagira nyine ukumva nta kintu bigutwaye, byararangiye, cyabayeho birarangira, ariko gishobora kukugaruka. N'urugero, ushobora kuba warabaye mu muryango utari mwiza, ushobora kuba ari abakubyaye cyangwa se abakureze bakagufata nabi, bityo ugakurana ihungabana, wumva nyine utari umuntu uremporta, cyangwa nyine murabyumva nyine kuba baragufashe nabi, ugakura nyine utabona ibyo ukeneye, bakubwira nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagufata nabi, bikagutera ihungabana. Ariko kuko nyine umuntu mugiye gushakana, mukundanye, ukamubwira nyine ibisanzwe biri out, ukamwereka ko umeze neza, n'urugero warakuze, ubona akazi, ubu umuntu usanzwe, ubona amafaranga, ushakana nawe. Ariko nyine burya ihungabana rijya rigaruka, ugasanga wenda hari ikintu akoze cyangwa se hari ikintu avuze kiguteye gutekereza bimwe waciyemo, ugasanga nyine ntago resiste, nyine birakunaniye kubyakira, ugasanga muratandukanye. Kubera iki? Kuko wabigize ibanga. Niba ugiye gushakana n'umuntu, niba ushakanye n'umuntu, gerageza umubwire amabanga yawe. Ikindi kintu mu ihungabana gishobora kubaho kikaguhungabanya, ukaba nyine utabivuga bikazagukurikirana. N'urugero, turabizi bireze, sinzi niba ari satani waje mu isi akabatuma biba, ariko hari abantu benshi bakora ikintu nakita gute, kwikinisha. Mwe murabizi, muri abantu bakuru, bibaho cyane, n'ibintu byeze mu bana, sinzi, ntago nzi ikintu cyabiteye, gusa nyine bibaho kandi biravurwa. Ugasanga rero byakubayeho, ugira Imana, urabivura, bigwa birakira, urivuza birakira, ariko ntago ugeze ubibwira uwo mwashakanye cyangwa uwo muteganya gushakana. Icyo kintu ushobora kukigira ibanga kikakugiraho ingaruka. Tekereza bigarutse, kandi turabizi ko bibaho cyane. Tekereza ibyo bintu bigarutse. Watekereza ko umuntu mubana mu cyumba kimwe, murarana mu cyumba kimwe, mubana mu nzu imwe. N'urugero, nk'ubu twe turi muri lockdown, urumva ntaho ufite wajya kubikorera ngo ntabibone. Urumva ni ikintu kibi, niyo wanabikora ntabibone. Hari ibimenyetso, nyine byerekana umuntu ubikora. Urumva ntago bimeze neza mu rugo, turi abantu bakuru, turabyumva. Rero urumva ni ikintu wagize ibanga, ntiwakibwira uwo mwashakanye. Burya iyo umubwiye, nibura agira uko agutwara, niyo cyaza aragufasha, yagufasha bigashira. Urumva rero ni ikintu kibi, ni ikintu gikomeye nyine. Niba ufite ikintu cyaguhungabanyije muri past yawe, ahashize hawe, niba ufite ikintu cyaguhungabanyije muri past yawe cyangwa ahashize wawe, gerageza ubwire umuntu mwashakanye, umubwire nyine ukuntu byagenze, umubwire uko bimeze, amenye uko gufata. Niba kinagarutse amenye, avuga ati ni umuntu wanjye, ndabizi ko byamubayeho, ngomba no kumufasha. Kuko iyo umuntu mushakanye, bivuze ko nyine mubaye umwe.
urumva nyine niba waragize ihungabana gerageza ubivuge ubibwire uwo mwashakanye agufashe nyine namara kugufasha amenye uko gutwara hanyuma mubane neza kugira ngo ya divorce muyirinde kuko nyine ntago n'urugero nkanjye menya ibanga nyine ku muntu wasanga nta resista cyangwa se umuntu twashakanye ntago ndashaka umuntu twashakanye nyine niba bimenye ashobora kutaresista akaba nyine atabyakira bikangombwa ko dutandukana kuko narabimuhishe ni ibintu byinshi nyine byaba byarakugizeho ihungabana akaba warabihishe uwo mwashakanye cyangwa uwo muteganya gushakana akaba yabimenya akaho divorce mu gihe mumaze igihe gito cyangwa kinini mwarashakanye ni byinshi ushobora kuba wenda warigeze gushaka naryo n'irindi banga ukabana n'umuntu yarangiza akakumerera nabi akagufata nabi agatuma wumva nyine ibintu by'urugo nyine utakibikunze utabishaka nyine nabyo bikaba byagutera ihungabana rero nyine ukagira imana ngo hora n'undi muntu mugakundana agatuma nyine wongera kwiyumva mu rukundo mukabana hanyuma ukamuhisha ryabanga kuko wagize ihungabana uravuga nimba imubwira ashobora kunyanga nawe bishobora kugenda gute hoya bimubwire niba koko agukunda azakomeza gukunde muzabana ariko bitekereze namara kumenya ko wamuhisha ibanga ry'uko wari warashatse wari ufite undi mugore cyangwa se wari ufite undi mugabo urumva nibyo bizaba ikibazo kurusha ko warabimubwiye akaba yarabifashe nyine uko bimeze akaba yanagukansoringa akaba yanagufasha no kumera neza akagukiza cya gikomere icyo rero cyari ibanga niryo nababwiraga ryari kubemo ibintu bitatu nababwiye byatuma nyine wahisha uwo mwashakanye bikaba nyine byatuma habaho divorce cyangwa se gutandukana mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda rero iri banga ndabinginze bantu bashakanye bantu muteganya kurushinga mugerageze uba umwe nkuko muri umwe mujye gusezerana mukavuga ati tuzabana mu bino mu byiza gerageza umubwire ibanga uzi ko uhishe bizagufasha nawe bizamufasha kugira ngo hatazabaho divorce cyangwa se mwe mwatandukana niba mufite abana urumva ni mutandukana bizaba ikibazo effect nyinshi zizaba cyangwa ingaruka nyinshi kandi mbi zizaba ku bana mugerageze mutekereze ku bana banyu mutekereze ku rukundo rwanyu n'urugo rwanyu mubwirana amabanga muhishe kandi nawe uteganya kurushinga gerageza nyine mbere yuko waba umwe cyangwa se wabana n'uwo muntu mujye gushingana urugo waba uri umukobwa cyangwa umuhungu gerageza umubwire ibanga wamuhishe then nyine bitume mubana neza mukundane kandi niba iryo banga utegereza ko n'uri mubwira uwo muntu muri gukundana mutazaba mukibanye uwo muntu azaba gukunda munyagukunda gukundana n'ibyawe byose rero mugerageze mubibwirane kandi iyo ubwiye umuntu mukundana cyangwa se mubana ikibazo wagize kuko turabizi ko amabanga menshi dukenda guhisha n'amabi kuko ntago apfa guhisha umuntu ibanga ryiza kuko rimusangiza ayakunda guhishwa n'amabanga mabi gerageza ubimubwiye niba gukunda koko azagufasha kuyiringa azagufasha gukira umere neza naho ube uri freeman ube uri umuntu wumva utuje ubohotse ku mutima kuko nyine nugomeza kuri bimuhisha tujye tubireba no mu mafilme gusa for ibanga akenshi nibura nka 98% ibanga rigeraho rikajya hagaragara rero mugerageze mubwirana amabanga mufite ku mitima niba ugiye kubana n'umuntu ushishoza muganire kandi nta nubwo nyine aba bantu bafite ibibazo bafite amabanga babitse niba ufite umuntu mukundana cyangwa mubana mutware neza ntumushireho umunabi niki uwo muntu nyine nibwo azabasha kubohoka akubwira ibanga afite rero guys nicyo nababwiraga ibanga nyine muryiteho uvuga ibanga ufite kugira ngo ubane n'uwo mwashakanye neza cyangwa uwo mugiye kubana muzabane neza yari CEO of the Youth TV Shemsa murabizi ndabakunda abantu bari mu rugo rero stay home stay safe n'abantu nyine batari muri stay home mugerageze niba ugiye wambare mask neza niba uhuye n'umuntu ntimuhoberane bya bindi byanyu ntago ari byiza bituma nyine covid yiyongera kandi turabizi nyine ni ikibazo kiri ku isi kandi nyine no mu Rwanda iri kugenda yiyongera cyane tugerageze tuyirinde ntaba ari njyewe cyangwa ari wowe twese twirinde murabizi rero ndabakunda cyane naho utaha stay tuned on the Youth TV turabakunda cyane tuzajya tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo uzajye ubibona nyine buri munsi kanda subscribe kande kunzogera urumva kugira ngo ujye uhora ubona ibiganiro byacu bya buri munsi
hanyuma nyine nawe utaha. Yari CEO of the Youth TV, ndabakunda.